Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Maria, gukomeza. Nta zina na rimwe rigomba kuvanwa, nta mpamvu ku rutonde rw'abaregiyo, cyane cyane iyo gusiba inama biba byaratewe n'uburwayi ndetse bushobora kumara igihe. Nyamara iyo umuryango usanze umuregiyo yarataye presidium n'izina rye ryarasibwe ku rutonde rw'abanyamuryango, ntashobora gusubiramo atabanje kongera kugeragezwa no gusezerana bundi bushya mu bintu byose birebana na Legio ya Maria. Kandi muri ibyo byonyine niho abaregiyo bitana izina abavandimwe hakurikijwe ibyo abaregiyo bakenera kandi bikemezwa na kuriya. Bashobora kwibumbira hamwe mu maperezida y'abagabo, y'abagore, y'urubyiruko rw'abahungu, rw'abakobwa, cyangwa mu maperezida bavanze. Legio ya Maria ikivuka wari umuryango w'abagore gusa. Nyuma y'imyaka 8 nibwo presidium ya mbere y'abagabo yavutse. Nyamara Legio ya Maria ifite imiterere n'imiyoborere inogeye n'abagabo, kandi mu by'ukuri presidia z'abagabo n'izivanze zihora ari nyinshi. Presidia za mbere zo muri Amerika, Afurika n'Ubushinwa zari zigizwe n'abagabo gusa, nubwo abagore bari bafite umwanya w'icyubahiro mu miterere ya Legio ya Maria. Igitabo gikuru cya Legio Manuel kirinda kugaragaza ko havuga umugore cyangwa umugabo, gikoresha imvugo y'imbera byombi yumvikanisha ko havugwa abayoboke ba Legio b'ibitsina byombi. Kiliziya yagenewe kogeza ingoma ya Kristo ku isi hose no guhesha ikuzo Imana Data, bityo igatuma abantu bagira uruhare mu bucungurwe bwabo no ku mukiro wabo. Mu by'ukuri Kiliziya niyo iyobora abantu bose kuri Kristo. Ubutumwa ni izina rihabwa igikorwa cyose cy'ingingo z'umubiri mayobera wa Kristo kigamije iyo ntego. Kiliziya isohoza ubutumwa bwayikoresheje abakristo bose, ariko ku buryo bunyuranye. Koko rero guhamagarirwa ubukristo ni uguhamagarirwa kogeza ubutumwa. Nuko mu mubiri ufite ubuzima nta rugingo na rumwe rutagira icyo rukora, ahubwo rukagira uruhare mu mibereho y'ubuzima no ku mikorere rusange y'umubiri. Niko bimeze no ku mubiri wa Kristo, ari wo Kiliziya. Umubiri wose urakura, buri rugingo ku rugero rwarwo. Abanyefeso umutwe wa 4 umurongo wa 16. Byongeye kandi ingingo z'uwo mubiri zunze ubumwe kandi n'imagirirane, ku buryo urugingo rudakora uko rushoboye ngo umubiri ukure, ruba ari nta kamaro rufitiye Kiliziya, kandi narwo ubwarwo ntacyo ruba rwimariye. Vatikani Apostolicam Actuositatem, umutwe wa 14. Presidium